Igitabo Things Fall Apart ni imwe mu nkingi zikomeye z'ubuvanganzo nyafurika, inkuru ndende yanditswe mu rwego rwo kugaragaza ubuzima bwa Igbo muri Nigeria mbere y'ubukoloni n'ingaruka zikomeye zaje guterwa no kuza kw'abazungu. Mbere y'uko dukomeza n'iyi nkuru, reka tubanze turebere hamwe abakinankuru harimo Okonko niwe mukinankuru w'imena. Okonko ni umwe mu bagabo b'intwari ukunda icyubahiro n'imbaraga, arangwa no gutinya kuba nka se Unoka, ari nayo mpamvu ahora ashaka kuba uw'ikirenga, bituma akora amakosa akomeye akamugeza mu bibazo bikomeye. Unoka ni se wa Okonko, azwiho ubunebwe, ubukene ndetse no kudashishikarira gukora. Imico ye niyo ituma Okonko yanga intege nke, akabaho ashaka kuba utandukanye na se wakundaga kurya amadeni maze akagira ubunebwe ku buryo atitabiraga umurimo. Uyu musore we abyara atandukanye na se cyane. Niwoye ni umuhungu wa Okonko, afite umutima woroshye kandi ntakunda ubugome bwa se kuko se nta marangamutima yagiraga. Nyuma aza kwakira idini rya gikirisitu, ibi bituma atandukana na se cyane. Ikimefuna ni umwana wazanywe mu muryango wa Okonko nk'igitambo cy'amahoro. Umuryango wabaga ushaka amahoro, watangaga umuntu akicwa maze kugira ngo ubone amahoro. Ahangaha iyo Ikimefuna ageze mu muryango wa Okonko aba nk'umwana, maze bikiganza cyane bigeze kuri Niwoye umufata nk'umuvandimwe we. Niwoye abona urupfu rwa Ikimefuna maze bikamukura umutima, bigatuma yanga se cyane. Ekwefi ni umugore wa Okonko, yahoze ari mwiza cyane kandi afite amateka y'ububabare kubera kubura urubyaro ndetse no kubyara abana bapfa. Ezinema ni umukobwa we Ekwefi kandi Okonko amukunda cyane, arangwa n'ubwenge n'imbaraga ku buryo se yifuzaga ko aba umuhungu kuko niwe yabonaga bahuje imico cyangwa atekereza mu buryo bwa se. Obiyerika ni inshuti magara ya Okonko, atekereza cyane kandi akarangwa n'ubwitonzi, akunze gutanga inama nziza kubera ko abona ibintu mu buryo bwagutse. Umukinnyi wundi ni Mr Brown, ni umupadiri w'umuzungu wazanye idini rya gikirisitu mu gace ka Muofia. Yagaragazaga kubana neza n'abaturage ndetse no kubumvisha ibintu mu mahoro. Yasimbuwe na Revera James Smith waje ameze nk'ukuriye Mr Brown. We yaje agaragaza uburakari no kutihanganira imico y'abenegihugu. Ibi bituma birushaho kuba nabi kuko abaturage bagaragaza kutumvikana nawe. Undi muntu twumva muri iyi nkuru ni District Commissioner, umuyobozi w'abakoloni uhagarariye ubutegetsi bw'abazungu kandi agaragaza uko ubukoloni bwaje guhindura ubuzima bw'Abanyafurika. Ekwefi Ezeudu ni umwe mu bakinnyi bakuru bigaragaza nk'abanyamuco. Ekwefi Ezeudu ahagarariye umuco gakondo. Niwe wagiriye inama Okonko yo kutazagira uruhare mu rupfu rwa Ikimefuna bitewe n'uko yari amaze kubona ukuntu amufata nk'umwana we. Ubundi iyi nkuru itangira Okonko aba gihangange. Okonko umara gutsinda umuntu witwaga Amarinza Dekati utaragirwa akorwaho n'undi wese, yari yariswe Dekati bitewe n'uko umugongo we utigeze ukora hasi mu buzima bwe, yaranzwe no kuba uw'igihangange udakorwaho. Iyi nkuru ntigaragaza gusa amateka, ahubwo igaragaza imiterere n'imigenzo y'abantu babagaho mu buryo bufite amategeko, imyemerere n'imihango byubakiye ku muco wabo. Mu mutima w'iyi nkuru harimo urugendo rw'umugabo witwaga Okonko, umuntu wubatse izina rikomeye ariko amaherezo agasenywa n'imyitwarire ye n'impinduka z'ibihe. Iki kiganiro kigamije gusobanura uburyo bwimbitse uko inkuru iteye, yibanda cyane ku bakinnyi b'ingenzi n'ibikorwa by'ingenzi byabaye. Hagaragazwa uko ibikorwa byagiye bikurikirana, uko ibintu byagiye bisenyuka. Okonko ni inkomoko y'imyitwarire ye, ni umukinnyi mukuru muri iyi nkuru. Okonko ni umugabo wari umwe mu bagabo bakomeye mu muryango wa Umuofia. Yamenyekanye cyane ubwo yatsindaga umunyembaraga witwaga Amarinza Dekati mu mukino wo gukirana. Ibi byamugize icyamamare ndetse bimuha icyubahiro gikomeye, bituma afatwa nk'intwari. Yatsinze Amarinza Dekati wari wariswe Dekati bitewe n'uko umugongo we utajyaga ukora hasi muri iyi mikino yo gukirana. Habonetse umugabo maze aramuhangamura, ariko icy'ingenzi kurushaho ni inkomoko y'imyitwarire ya Okonko.
Imyitwarire ya Okonkwo yavuye kuko yabonaga Unoka se wari umunebwe, umukene kandi wahoraga agaragarwaho n'ubugwari. Unoka ntiyigeze yitwara nk'umugabo ukomeye mu muco wa Igwebo, ntiyakundaga gukora kandi ntiyashoboraga kwita ku muryango we. Yari afite amadeni menshi. Kubera ipfunwe rero umuhungu we yaterwaga na se, Okonkwo yiyemeje kuba umuntu utandukanye cyane na se. Yiyemeje kuba umunyembaraga, udatinya kandi utagaragaza amarangamutima. Ibi byatumye atinya cyane ikintu cyose cyatuma afatwa nk'umunyantege nke, harimo amarira, impuhwe cyangwa ubugwaneza. Iyi mitekerereze niyo yaje kumugiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwe. Okonkwo yari afite abagore 3 n'abana benshi. Mu bana be hagaragaragamo cyane Niwoye, umuhungu we w'imfura, ndetse na Izinema, umukobwa yakundaga cyane. Niwoye yari umwana utandukanye cyane na se kuko yari afite umutima woroshye, akunda inkuru ndetse yikundira n'imibereho ituje. Ibi byatumye Okonkwo amufata nk'umunyantege nke, akamugirira nabi mu kumuhana no kumukubita. Ibi kandi byubatse icyuho hagati y'umwana na se, bigatuma atinya se cyane ndetse atamufata nk'umuntu w'icyitegererezo. Ezinema ni umukobwa wa Okonkwo ndetse na Ekwefi ni umwe mu bana Okonkwo yakundaga cyane. Yamubonagamo ubwenge n'ubutwari n'ubushobozi. Nubwo yari umukobwa, yavugaga ko iyo ataba umukobwa yari kuba ari intwari. Okonkwo yakundaga kuvuga ko iyo aba umuhungu yari kuba umuhungu nka se, umuhungu yifuzaga. Hari kandi undi mukinnyi ukomeye witwaga Kimefuna, wazanwe mu muryango wa Okonkwo nk'igihano cyatanzwe n'undi muryango. Yabaye nk'umwana we maze akundana cyane n'umuhungu we Niwoye, anigisha Okonkwo ubundi buryo bwo kwitwara. Kimefuna nk'ikimenyetso cyo gikomeye. Kimefuna amaze imyaka 3 aba mu rugo rwa Okonkwo. Abakuru b'umuryango bafashe icyemezo cy'uko azicwa nk'uko imigenzo yabiteganyaga. Nubwo Okonkwo yari yarabujijwe kugaragara muri iyo migenzo, yahisemo kujyana n'abandi bari bagiye kumwica. Mu gihe Kimefuna yasabaga ubufasha ahungira kuri Okonkwo amwita se, Okonkwo amarangamutima aramufata, ariko agerageza kubihisha kugira ngo atagaragara nk'umuntu w'umunebwe ufite imbaraga nkeya aramutse afashwe n'amarangamutima. Iki gikorwa cyabaye igikorwa kibi cyane kuko cyatumye Niwoye afata se nk'umuntu utagira impuhwe ndetse atangira kumwanga, ndetse yanga n'imyitwarire ndetse n'imico yose y'ako gace. Okonkwo yatangiye kugira agahinda kenshi amaze kwica Kimefuna ubwo yamuhungiragaho maze agahita amwica. Umuryango watangiye gusenyuka mu buryo bw'amarangamutima. Iki gikorwa kigaragaza uburyo Okonkwo yari ashyize imbere icyubahiro n'igitinyiro kurusha ubumuntu. Okonkwo yakoze icyaha nyuma y'aha ngaha cyo kwica umuntu kubw'impanuka ubwo bari bagiye gushyingura Kimefuna. Mu muco wa Igwebo ibyo byafatwaga nk'icyaha gikomeye nubwo atari yabigambiriye, kubera ko Okonkwo yishe umuntu atabishaka. Okonkwo rero kubw'icyo cyaha yakoze cyo kwica umuntu igihe bari gushyingura, yirukanwe mu gihugu cya Umuofia y'imyaka 7. Yagiye iwabo wa nyina aho yabagaho ubuzima bworoheje kurusha ubwo yari asanzwe abaho. Ibi byamusenyeye icyubahiro ndetse n'umwimerere we, kuko ubuzima bwe bwashoboraga guhinduka mu kanya gatoya. Byamweretse yuko ubuzima burya ari ikintu gihinduka mu kanya gato. Mu gihe Okonkwo yari amaze mu buhungiro, abazungu batangiye kugera mu gihugu cya Umuofia bazanye idini rya gikirisitu n'imiyoborere mishya. Umupadiri witwaga Brown yakoresheje uburyo bw'amahoro ndetse ashishikariza abantu kumva ko kwakira imyemerere yabo ntacyo bitwaye. Abantu benshi batangiye kwemera ko ubukirisitu bubaho, ndetse harimo n'umuhungu we Niwoye. Ibi byateye agahinda gakomeye Okonkwo n'uburakari bukomeye, kuko yabibonaga nk'ubugambanyi ku muco wabo, kugeza n'aho umuhungu we ajya muri ubwo bugambanyi. Nyuma haje undi mupadiri witwaga Revera James Smith wakoresheje uburyo bukomeye mu kurwanya umuco gakondo. Ibi byateje amakimbirane hagati y'abaturage n'abazungu. Okonkwo agarutse mu gihugu cya Umuofia yasanze ibintu byarahindutse cyane. Umuco wari waracitse intege, abaturage batagifite ubumwe,
abazungu baramaze gufata ubuyobozi ndetse baramaze kwiyegereza abaturage ku buryo bufatika. Okonkwo akimara kugaruka yabonye ko inkunga ye yagombaga gutanga mu muco yamaze kwangirika, maze agerageza kurwanya abazungu, maze ari gukoresha inama yica umuzungu w'umusirikare watangazaga amakuru cyangwa se wari messenger. Gusa abaturage ntago babifashe neza, amaze kumwica babifashe nabi cyane. Ibi byamweretse ko ibyo yarwaniraga byarangiye. Iherezo rya Okonkwo mu kwiheba gukomeye, Okonkwo yafashe icyemezo cyo kwiyahura. Mu muco wa Igwebo, kwiyahura cyari icyaha gikomeye cyane, bigatuma umurambo w'umuntu wiyahuye udashyingurwa n'abavandimwe. Urupfu rwe rwagaragazaga gutsindwa ku giti cye, gusenyuka k'umuco ndetse n'ubuyobozi bw'umuco gakondo. Muri rusange Things Fall Apart ni igitabo kigaragaza neza uko umuco w'Abanyafurika wari ukomeye ariko ukaza gusenywa n'ihuriro ry'impamvu zirimo ubukoroni n'imyitwarire y'abantu ubwabo. Binyuze mu bakinnyi nka Okonkwo, Niwoye, Ekumofuna n'abandi, tubona uko ibikorwa by'ingenzi byagiye bikurikirana biganisha ku gusenyuka k'umuryango n'indangagaciro. Chinua Achebe atwigisha ko gukomera k'umuco ari ingenzi cyane, ariko nanone kandi kudashobora guhinduka igihe cyose abantu batabigizemo uruhare. Inkuru igaragaza neza ko iyo abantu bananiwe guhuza imigenzo n'impinduka, ibintu bisenyuka nk'uko umutwe w'iki gitabo ubivuga ngo Things Fall Apart. Murakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye.